Man jewe mfana Bruce Melody mfana na The Ben ariko nkanga imyitwarire y'umwe kandi gufana umuntu sinitegeko kwanza ndabafana mbivuga muri detail biranjyana ahantu hatari heza. Melody first of all ni umuhanzi, kandi mwiza. Ubona uhuha umusatsi w'umuntu yiyambariye nk'ibintu bigezweho abatipe benshi bafite imara basigaye bambara uduperike. Nanjye nambara ingofero. Bati ko n'ukwenza kweruye. Niyenza kukize kuba afite uko bajya biyambara uduperike. None se ko nakuyema kongo harubona ari nkakuye ubwo rero ahubwo ngiye nagiraga abantu inama zo kwirinda umuyaga. Nyuma y'iminsi mikeya ibyamamare biri mu muziki nyarwanda bihuriye muri Car Free Zone aho bari mu kiganiro n'itangazamakuru bari guteguza igitaramo bateganya guhuriramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 2026 cyahawe izina rya The New Year Groove. Hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bigiye bikomeye ibi byamamare kugenda bitugezaho. Ubwo nimvuga ibyo byamamare nimba koko usanzwe ukunda umuziki nyarwanda cyangwa se ukaba uwuha umwanya wo kuwukurikira, ndakeka yuko ibyo byamamare bibiri ndi kuvuga wabashe kuba wabitahura. Ibyamamare bibiri nta kindi ni icyamamare The Ben cyangwa se Tiger B ndetse na Bruce Melody, aho bakomeje kugenda bavuga imigabo n'imigambi bagiye bafite muri izi mpera z'umwaka mu rwego rwo kwitegura icyo gitaramo bazahuramo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 muri BK Arena. Nibwo The Ben yaje kuba yavuga yuko mu minsi mikeya agiye gushyira hanze indirimbo yitwa Indabo Zanjye, aho hatagiye kugenda hajya hanze utuntu duto challenge turi kugaragaza ukuntu iyo ndirimbo izayemeze. Ariko ikindi cyamamare Munyakazi cyo ariho Bruce Melody yabashije kuba yashyira hanze indirimbo yise Munyakazi, aho yavugaga yuko iyo ndirimbo igomba kuzaha cyangwa se gutanga ubusobanuro bw'impamvu yitwa Munyakazi kugira ngo abafana be babashe kuba bagenda mugiraho amakuru menshi agiye atandukanye. Ubwo bazabahurira mu gitaramo we na The Ben ku itariki ya mbere y'ukwa mbere 2026, abafana be bazaye bazi ngo ese ubundi izina Munyakazi cyangwa se kugira ngo ufate umwanzuro wo kwitwa Munyakazi byahereye kuki cyangwa se bimeze bite, kugira ngo nyine babashe kuba bamenya imva n'imvano y'iryo zina. Ubundi nk'uko mwese mugenda mubibona cyangwa se nk'uko bigenda bigaragara bitewe n'ibikorwa byabo, abantu benshi bakurikirana industry nyarwanda abenshi bakomeza kugenda bibaza ati se hagati ya The Ben cyangwa se hagati ya Bruce Melody ninde urenze undi. Benshi bakemeza ko ari Bruce Melody bitewe n'uruhande bareberaho umuziki wabo, abandi nabo bagakomeza kugenda bemeza ko The Ben cyangwa se Tiger B arenze Bruce Melody bitewe nabo nuko babyumva cyangwa se bitewe na analize zabo ukuntu zihagaze. Ariko aka kanya cyangwa se uyu mwanya babaye mwiza babaye baduha wo kuzahura mu gitaramo kimwe bise The New Year Groove kizaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2026 muri BK Arena. Twiteze yuko cyangwa se birateganya yuko tuzahabonera uwo tugomba kwambika iryo kamba ryo kuba yaba arenze undi, cyangwa se tukaba twahabonera ufite cyangwa se ugaragaza imbaraga nkeya cyangwa se uri hasi y'undi, kuko aho ngaho uko bazaba bahuriye bombi ndahamya ntashidikanya yuko nabo nta kindi kintu kizaba kibari mu mutwe uretse kuba buri umwe yatekereza ati reka nigaragaze. No bazaba babonye umwanya mwiza wo kuba wakwigaragaza kugira ngo buri wese abashe kuba yava aho ngaho afashe umwanzuro avuga ati ngenda ndabona uyu nguyu ari urenze undi. Ese wowe aka kanya wowe uri kumva iki kiganiro uri kumva ari nde urenze undi hagati y'ibi byamamare bibiri byombi biri mu muziki nyarwanda cyangwa se biri muri industry nyarwanda, hagati ya The Ben cyangwa se Bruce Melody bakunze kwita Munyakazi, we ubona ari nde urenze undi? Aka kanya turebe nko kuri indirimbo ngo Munyakazi ya Bruce Melody imaze iminsi 3 imaze kurebwa n'abantu 563. Uri kumva yuko mu gice cy'icyumweru amaze kurebwa n'igice cya miliyoni. Biri gutanga icyizere yuko mu cyumweru kimwe iyi ndirimbo ishobora kuba ihitinze miliyoni. Imwe muri achievement yabikomeye kubera yuko ni ibintu bidapfa kubaho cyane kuba wabona umuhanzi ashyize indirimbo hanze mu cyumweru kimwe ikaba yakuza miliyoni. Ariko ubwo turi kuvuga ku bahanzi bacu nyarwanda muri uyu muziki wacu nyarwanda, bitewe n'uko abo hanze y'u Rwanda byo bo biroroshye ko bahitinga iyo achievement. Ariko aka kanya ndagira ngo nkubwire ngo twese dutegereje indirimbo nayo ya The Ben aho yabashije kuba yaririmba nk'umuraperi, ariko
nyuma y'uko The Ben agiye ashyira amarenga hanze y'indirimbo ye nibwo Bruce Melody yaje kuba yandika kuri story ye ya Instagram avuga ati abaraperi bari abakera. Ubundi arangije araseka cyane. Ntituzi nimba yarashatse kuvuga uriya cyangwa se hari ibindi bintu bye yarashatse kwivugira cyangwa se indi message yarashatse gutanga, ariko nk'abantu dushyize mu nyurabwenge tumaze kubona nyuma y'uko baramaze gukorana ikiganiro n'itangazamakuru bari guteguza igitaramo bazahuriramo, ndetse buri wese ari no kuvuga ko mu minsi mike agiye gushyira indirimbo hanze. Ubwo rero The Ben akimara guca amarenga y'iyo ndirimbo agiye gushyira hanze ko azaba ari kuririmba nk'umuraperi, nawe wahita wumva yuko kuba Bruce Melody yavuze ngo abaraperi bari abakera bishobora kuba byavuye aho ngaho, cyangwa se intandaro ishobora kuba yabaye iya ndirimbo ya The Ben. Ariko reka dutegereze turebe, cyangwa se wowe uri kutwumva kano kanya genda ugereranye, ese kuba Munyakazi ari kuvuga ngo abaraperi bari abakera, hari indirimbo nawe yaje kuba yaririmba nk'umuraperi, indirimbo yise Yego, imaze imyaka 8. nawe genda urebe ese uvuga ati ese koko The Ben niwe byaba bimeze neza igihe yaba ari kuririmba nk'umuraperi, cyangwa se Munyakazi niwe waba umuraperi mwiza ugiye wagiranya na The Ben. Sinzi aka kanya w'uruhande uherereyeho urwo ari rwo, cyangwa sinzi wowe ukuri kubyumva, ariko ndagira ngo ugende urebe, usubire inyuma urebe iyo ndirimbo Yego ya Bruce Melody, akaba ari na cover yakoze, urebe ese cyangwa iyi ngiyi The Ben agiye gushyira hanze, tube twamenya ngo ese ninde uramutse abaye umuraperi byaba biri gufitinga kurusha undi, cyane cyane yuko aka kanya ibi bihangagiye bibiri bikomeje kugenda byibazwaho na benshi bavuga ati ese ninde waba urenze undi, cyangwa se ninde waba ukwiye ikamba ry'ubwami muri uyu muziki wacu nyarwanda. Murakoze cyane.